Uwiteka abahire. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe icyigisho kigufi kitari kirekire cyane, icyigisho kibanda ku mugabo wigeze kubaka cyangwa se umwubatsi ukomeye cyane utangaje wigeze kubaka ingoro mu ijuru ahagaze hano ku isi. Iyo ngoro uwo mwubatsi yayubakiye umwami witwaga Gondopharès. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho uze gusobanukirwa ese byagenze bite, yakoresheje ubuhe buhanga, ese muri iyi minsi haba hariho umwubatsi ushobora gukora nk'ibyo bintu akubaka ingoro cyangwa se akagira ikindi gikorwa akora mu ijuru. Njye nitwa Ezekiel Niyomugaba. Rero ubwo bwa mbere tubanye mu byigisho byacu, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe tujye tubana buri munsi. Mu mujyi witwa Yerusalemu nk'uko benshi bawuzi, igihe harimo umugabo witwa Thomas harimo yakora ibintu bitandukanye. Yagiye yumva intumwa zari zivuye muri Syria zije zibaza zishaka umuntu w'umwarchitect ushobora cyangwa se umwubatsi kabuhariwe ugiye kubaka ingoro ibwami. Nuko rero ubwo bari bageze aho ngaho muri Yerusalemu, uwo mugabo witwaga Thomas niwe wabaye wa mbere, aravuga ati njyewe nzi kubaka kandi ndabishoboye. Nuko rero ubwo yavugaga yuko abishoboye kandi akabihamya koko wabishyizeho umutima, baravuze ati nta kibazo, ngwino ujye kubaka ingoro y'umwami. Nuko rero bafashe uwo Thomas burira ubwato baragenda bajya mu gihugu cy'Ubuhinde, bajyayo kubakira umwami Gondopharès ingoro ye nk'uko bari babisabwe. Thomas rero umwami yahuye n'umwami, umwami atanga amafaranga yose akenewe, ibikoresho byose bizifashishwa kugira ngo ingoro yubakwe. Murabyumva ko byanze bikunze kugira ngo ingoro yubakwe hagomba gusabwa amafaranga menshi cyane atari make. Ayo mafaranga yose rero bayahaye umwubatsi Thomas kugira ngo abashe kubakira umwami Gondopharès ingoro. Mu gutangira kubaka rero yaragiye yubakamo insengero nyinshi zitandukanye mu Buhinde, arangije afata andi mafaranga atandukanye ayafashisha abakene ndetse n'imbabare bari muri icyo gihugu cy'Ubuhinde. Ntabwo byigeze bitinda, umwami Gondopharès yahamagajeho Thomas kugira ngo Thomas abashe kuba yamurika inzu cyangwa se ingoro yasoje kubaka. Thomas yari igihe yagiraga imbere y'umwami, umwami yaramubaje ati Thomas cyangwa se umwubatsi kabariwe, ese ingoro yanjye igeze cyangwa se iri hehe ngo ngiye kuyireba uko imeze? Igihe Thomas yasubizaga umwami Gondopharès yaramubwiye ati umwami, burya ingoro yawe nayo yubatse mu ijuru, ahubwo ikintu usabwa ni kimwe, urasabwa kwihana ukakira Yesu nk'umukiza wawe kugira ngo uzabashe kuba mu ngoro yawe. Birumvikana umwami Gondopharès yahise agira umujinya mwinshi ndetse ararakara, bityo muri uwo mwanya Thomas yahise akanirwa urumukwiriye, ajyanwa muri gereza gufungwa. Igihe rero yaragifunze hari ibyabaye kugira ngo bize kugaragara ndetse no kumenyekana neza yuko rwose iyo ngoro yubatswe mu ijuru kandi Thomas yasoje kuyubaka. Hari ikintu cyabaye kuri murumuna w'umwami witwaga Gadi, ariko mbere yuko tuvuga ku cyabaye kuri murumuna w'umwami witwaga Gadi, reka tubanze tumenye ubundi uyu Thomas yari muntu ki, yari yaravuye. Uyu Thomas rero n'umwe mu ntumwa za Yesu 12 ariwe witwaga Toma cyangwa se witwaga umwemera gato. Uyu Thomas yakundaga kubaza ibibazo byinshi, ndetse murenibuka yuko igihe Yesu yazukaga ntabwo Thomas yigeze abyemera ko Yesu yeretse intumwa, ndetse n'igihe Yesu yagarukaga kwiyereka intumwa na Thomas ahari, Thomas nabwo ntabwo yabyemeye, kugeza ubwo avuga ngo umwami kereka nibanza gukora mu nkovu zo ziri mu biganza byawe ndetse no mu rubavu. Uyu Thomas rero niyo mpamvu abantu benshi bemera gato cyangwa badapfa kwemera ibintu by'uko babonye, nabo usanga rimwe na rimwe babita ba Thomas. Nuko rero uyu Thomas, izibundi zina Thomas risobanuye impanga. Abahanga basobanura yuko uyu Thomas ashobora kuba yaravukanaga n'umukobwa, impanga y'umukobwa yitwaga Lycia. Nuko rero uyu Thomas yari umurobyi bisanzwe, ndetse murumva ko yabaga aho ngaho muri Yerusalemu, ari naho bamusanze igihe bari baje gushaka
umwubatsi. Ndumva ayo ni amwe mu mateka y'uyu Thomas yari yaramuranze. Dukomeje ku byabaye rero, igihe uyu Thomas yari muri gereza, murumuna w'umwami yararwaye. Amaze kurwara ajya muri koma, yewe yenda no gupfa, ariko biza kurangira avuyemo. Mu gihe rero yavaga muri koma, ibyo yavuze nibyo bitangaje ndetse byemeje umwami yuko koko cyangwa se ingoro ye yubatswe mu ijuru. Uyu Thomas, uyu Gadi hari ibyo yabwiye umwami yabonye mu ijuru. Yabwiye umwami ati, mwami, igihe nari nsinziye cyangwa se igihe nari ndi muri koma, najyanwe mu ijuru, nagize iyerekwa njyanwa mu ijuru. Igihe nari ndi mu ijuru rero nabonye ingoro nziza cyane itangaje irabagirana. Nuko igihe nabonaga iyo ngoro nabwiwe ko iyo ngoro ari umwami Gondafarezi. Umwami Gondafarezi ntiyashidikanyije cyangwa se ngo agire undi mutima wo gushidikanya, ahubwo yise yemera bidasubirwaho ko wamwubatse atari umubeshyi, ahubwo ingoro yayubatse. Ahubwo wenda igitandukanye ni uko ingoro atayubatse mu isi, ahubwo yayubatse mu ijuru. Nk'uko ubyumvishije, kugira ngo iyi ngoro ayubake mu ijuru, ntiyasabwe kujya mu ijuru, ahubwo yasabwe gukora ibyo bikorwa nk'ibyo yakoze, kubaka insengero, agafasha ababaye imfubyi n'abakene, nuko birangira ingoro y'umwami yubatswe mu ijuru. Ariko kandi hari uko uyu mugabo yaje gupfa witwa Thomas. Mu gupfa kwa Thomas rero, Thomas mbere y'uko apfa baramufunguye, akora ibikorwa bitandukanye, yigisha ubutumwa. Idini ry'abahinduism rishaka no gusa n'irishaka kuvuga kuko ubukristo bwari bumaze kwamamara mu Buhinde. Nuko rero bamaze kubona yuko abayoboke bari kubashirana, bigiriye umugambi wo kwica uyu Thomas cyangwa se Toma. Bamusanze ku musozi yari ariho, baragenda baramuhiga, baramugota, bamwica bamutiye amacumu, nuko apfira kuri uwo musozi. Uwo musozi yari ariho rero yapfiriyeho bawise Saint Thomas cyangwa se Mutagatifu na Thomas, ndetse kugeza na n'ubu niko ukitwa. Uyu mugabo Thomas yakoze igikorwa cy'ubutwari ndetse n'umwe mu ntumwa za Yesu zakoze umurimo ukomeye wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ariko icy'ingenzi, ese wasobanukiwe uko umwubatsi ashobora kubaka inzu cyangwa se ingoro mu ijuru? Siwe gusa, nanjye nawe dushobora gufata imirima yacu tukayishyira mu ijuru. Dushobora gufata amazu yacu meza tukayashyira mu ijuru. Ni byinshi cyane dushobora gushyira mu ijuru kugira ngo wa munsi ubwo Yesu azagaruka, wa munsi ubwo tuzaba twimuwe tuvanywe mu isi y'umubabaro, twese tuzahurire mu bwami bw'ijuru dusangayo ibikorwa byacu byuzuyeyo. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Niba cyagufashije cyangwa se niba wagikunze, ushobora kugisharinga na mugenzi wawe akabasha gusobanukirwa n'uburyo ki gufasha abakene, gukora ibikorwa bitandukanye bishobora gutuma twebwe ubwacu imitungo yacu tuyimurira mu ijuru, maze ubwo tuzagerayo tukazasanga rwose ubutunzi bwacu twarabubitse aho ingesi ndetse n'abajura bitagera. Murakoze, Uwiteka abahire.